Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Turacyari muri cya kiganiro ijwi ribohora. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza ibice 15 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 19. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, imigozi yari mudadiye amaboko irahinduka imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka biva mu maboko. Nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe, araryisingiriza aryikisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1000. Murongo wa 17, nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoke ze, kandi aho hantu hitwa Ramatelehi, agwa umwuma cyane, atakambira Uwiteka aramubwira ati, waducirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ipfukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Eni Hakore i Lehi na bugingo n'ubu. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka ijambo rivuga ngo Mana ni wemere. Hari igihe umuntu agera mu bintu bikomeye. Uyu mugabo twasomaga Samusoni yari umunaziri, tigeze ashyira icyuma cyogosha ku mutwe we, yari umucamanza w'ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yahagurukije mu gihe bari kubabazwa cyane n'Abafilisitiya. Bibiliya iravuga ngo muri iki gihe Imana ibahagurukiriza Samusoni. Samusoni iki gihe tusomaga inkuru, twasomaga yari mu rugendo agenda, abene wabo baramusanga, baramwicaza, baramubwira ngo nanga ugomba kuduteza ibyago bigeze hano. Turaje ngo tugufate, tukudadire, tukubohe, tukujyane, tugutange maboko y'Abafilisitiya. Arabwira ngo ariko mwebwe nimunkoreho, ariko iba ari ukumboha mumbohe. Hari ikintu Samusoni yarazi imbaraga z'Imana yari yarashize mu buzima bwe, yarazi ko umwuka wera akora ku buzima bwe. Aremera, baramuboha, baramujyana, bamushyira Abafilisitiya. Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, banezerewe, bishimye ko bagiye kumugenza uko bashaka. Aguye mu maboko yabo, bagiye kumucakira ngo bamugenze uko bashaka, umwuka wera aza kuri Samusoni. Imigozi yari idadiye amaboko ye ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye bidohoka biva mu maboko ye. Samusoni aho ngaho byadohokeye, bamushize mu maboko y'Abafilisitiya, hari urwasaya rw'indogobe, nta muhoro, nta nkota, nta cyumu, nta muheto, ariko ahasanga urwasaya rw'indogobe. Reka nkubwize ukuri, Imana ije, iyo umwuka wera yaje mu buzima bwawe, iyo imbaraga z'Imana zikujeho, nanga ukenera ibintu bihambaye ngo ukemure ibibazo. Ikintu cyose Imana yagikoresha nk'igikoresho cyiza kugira ngo gikemure ikibazo. Imana ndasenze ngo wowe umurikira muri aka kanya, Imana ikoreshe n'ibitafite agaciro, n'ibitagaragara, n'ibidafite ireme, bitafatika. Imana ikoresha icyo ari cyo cyose kiri hafi yawe kugira ngo ibiguhaguruke n'ibigusakuriza biceceke mu izina rya Yesu. Samusoni ntango yari akeneye umuhoro, ariko umwuka wera yari akeneye, yaramaze kumuzaho. Urwasaya rw'indogobe rwakoze ibyo imbunda rimwe na rimwe idashobora gukora. Imbunda imwe ntango yashobora kugarika abantu 1000 icyarimwe. Bibiliya irambwira ngo urwasaya rw'indogobe rurirambika hasi abantu 1000. Haleluya, haleluya. Nta kintu kiryoha nk'imbaraga z'Imana iyo zakujeho. Reka nkubwire, muri ibihe byo gusenga ukeneye imbaraga z'Imana. Ukeneye imbaraga zimanuka zituruka ku Uwiteka. Iyo zakujeho zikemura byinshi. Iyo uri mu mwuka ushobora kwirukana abazimu benshi,
wahagarika ibitero byinshi, wacecekesha urusaku rwinshi, wahindura ibintu biteye ubwoba. Ndasenze ngo muri aya masengesho umwuka w'Imana akorere mu buzima bwawe, akorere mu rugo rwawe, kuri icyo gicaniro musengera mu rugo hamwe n'umuryango wawe. Imbaraga z'Imana zihabe, hagira ibintu mufunga bifungika, hagira ibintu musenya bisenyuka, hagira ibintu muhindura bihinduka. Dusohoka muri iyi minsi y'amasengesho, uzasohokana ubuhamya n'amashimwe ateye ubwoba. Uzasubire mu kazi uvuge ngo ibi bihe badushize mu rugo bya korona nango nabipfushije ubusa, hari imisozi nakuyeho. Haleluya, Yesu ashimwe. Samusoni arahaguruka aravuga, umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo. Nuko amaze kuvuga atyo, umusaya wari mu ntoke ze awujugunya hasi, kandi aho hantu hitwa Ramatelemu. Agumwuma. Amaze kuvuga ayo magambo, amaze kujugunya rwa saya rw'indogobe, agumwuma, yikubita hasi, imbaraga zirashira, kandi umwanzi yari akimubona. Ikibazo cyari kigihagaze imbere ye. Bibiliya yanjye iravuga ngo Samusoni agira ubwoba, bituma Samusoni atakambira Imana. Aravuga ngo Mana, wakoresheje amaboko yanjye akora ibintu, noneho urandetse umwuma unyice ngo maboko y'abanzi banjye. Nanjye ndakubwira ngo ibyo ntibikabeho. Uravuga aya magambo, Mana niwemere ko korona yinjira mu bana bawe, niwemere ko korona yica umunyarwanda, niwemere ko iki cyago kigiraho gihitana mu gihugu cyacu. Mana yacu nubyemere. Mana niwemere ko hagira uwizera Imana wicwa n'iyi ndwara. Mana, uko niko gusenga kwa Bera. Niwemere ko iri zina rikomeza gushyirwa hejuru y'izina ryawe, niwemere ko rihabwa ikuzo rikomeye. Niwemere Mana, niwemere ko twicwa n'inzara ku bwa korona, niwemere ko tugomeza kuba mu mazu ku bwa korona. Mana kinzira, gira icyo ukora. Samusoni yasenze iri sengesho. Ikintu gitangaje ni iki ngiki, nuko ako kanya kimara gusenga hari icyo Imana yakoze. Ndasenze ngo Imana igira icyo ikora dusenga aya masengesho, igira icyo ikora ku gihe cya Samusoni. Hari icyo Imana yakoze. Imana ipfukura iriba Ilehi, amazi aradudubiza, nta mugezi wari uhari, nta soko yigeze kuhaba, ariko Imana ihafukura iriba, amazi aradudubiza. Samusoni anywa amazi, asubiramo imbaraga. Samusoni arahaguruka, Samusoni yambara imbaraga, Samusoni ntiyagwa amaboko y'abanzi be. Ndasenze ngo Mana niwemere kuri ya mushiki wacu bimugenderekere uko umwanzi abishaka. Niwemere ko agwa amaboko y'abanzi be. Niwemere kuri ya mwene data Satani asohoza umugambi ku buzima bwe. Niwemere ko usoza kuri uyu mupapa, niwemere ko usoza kuri uyu mama, niwemere ko usoza muri rushako, niwemere ko aya matimbirane n'izi ntambara ziri muri rugo zisoza zirusenye. Mana niwemere. Umva gusenga k'umuntu uri kumurikira. Turasenga ngo Mana niwemere. Ufite urutonde rw'ibyo ugomba kubwira Imana niyemere. Niwemere ko Satani ashyirwa hejuru mu rugo rwawe. Niwemere. Tugiye kwinginga Imana, Mana niwemere. Hari impamvu Imana idashobora kubyemera. Imana itwitayeho. Yaravuze ngo nango izagabana icyubahiro cyayo n'umuntu uwo ari we wese. Ntiyakigabana n'abazimu, ntiyakigabana n'icyo kibazo, nango izigere nakigabana na korona. Mana niwemere. Mana niwemere. Mana turagusaba uburinzi bwe bukomere, niwemere. Ariko hari ikintu Imana ikora iyo itemeye. Imana ipfukura iriba. Reka mvuge kuri iri riba. Yapfukuye iriba imbere ya Samusoni. Samusoni anywa amazi. Tugeze mu gihe urabona agakiza kawe utagishoboye kugasobanura, urabona waracitse intege, urabona nta bisubizo ufite mu rugo rwawe, urabona ibibazo byabaye byinshi, ariko ndaguhumuriza nshuti yanjye, utugiye gusenga ngo Mana niwemere. Imana itajya yemera ko bene ibyo ngibyo bidusohoraho. Imana ifite inzira igihumbi cyo kudutabariramo. Imana ifite uburyo bwinshi bwo gukemura ikibazo. Ahubwo muri aka kanya Imana ipfukura iriba imbere yawe. Ipfukura iriba ry'amazi, iriba ry'amazi, amazi y'umugisha, amazi y'imbaraga. Ipfukure iriba. Iyo tuvuga iriba tuba tuvuga imbaraga z'umwuka wera, tuba tuvuga ubushobozi bw'Imana. Igitabo cy'ibyahishuwe cyo kibitubwira neza ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutemba
mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko kwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari byo gukiza amahanga. Haleluya. Iri riba ndi kuvugana ngo mvuga amazi yo mu mugezi, mvuga isoko iyo ariyo yose. Ndavuga isoko iva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama. Ndavuga ya soko y'amazi y'ubugingo. Ndavuga ya soko y'imbaraga z'umwuka wera. Iyo iyi soko Imana ipfukuye imbere yawe, iri soko iyo ryakujeho, igiti cyose kiri hafi y'iri soko cyera imbuto z'uburyo bwinshi. Imana itangire kugaragaza imbuto z'uburyo bwinshi. Imana z'umwuka wera zigaragare ku buzima bwawe. Amagambo yawe akiza amahanga, amagambo yawe akiza abantu, amagambo yatanga ubuzima, ubugingo buhoraho butangire busohoke. Bibiliya avuga ngo iyo soko izatemba iva mu nda zacu, itemba isohoka. Ndasenze ngo iyo soko igutembemo. Ibyari bipfuye bikuzengurutse bibone ubuzima, ibitari bifite ubuzima bitangire bibeho mu izina rya Yesu. Amagwa guturiye abeho, urugo rwawe rubeho, akazi kawe kabeho, umuryango wawe ubeho mu izina rya Yesu. Iyo Imana yanze ko bibaho, igutembeshereza amazi ava ku ntebe yawe. Ndasenga ngo aya mazi agutembeho, aya mazi agarura ubuzima, aya mazi abeshaho, aya mazi atanga inzira hatari inzira, aya mazi abantu bose bagiye bayabona, aya mazi yarabatabaye. Bibiliya avuga ngo ahari igiti cyatemwa, ndetse aho imizi yacyo aho ihagaze hakuma, hagahinduka urutare. Ariko iki giti cyumvishije amazi cyakongera kigashibuka. Ndasenze ngo Imana yongere ishibura ibyiringiro muri wowe, ishibura imbaraga, yongere ihembura ubuzima bwawe, iguhagurutse mu mbaraga zo gusenga, iguhagurutse mu mbaraga zo gusabana n'Imana, iguhagurutse mu mbaraga zo gusoma ijambo ryawe. Imana iguhagurutse, Imana ihagurutse ubuzima bwawe, Imana igukoreshe muri iki gihe. Nangwa ibi bihe biri bukwice, nangwa ibi bihe biri bukunanize, ahubwo Imana nangwa iri bubyemere ko ibi bihe biguhitana. Ahubwo ibi bihe urabiboneramo gutabarwa gukomeye, urabyambaramo imbaraga zikomeye z'umwuka wera, urabyambaramo imbaraga z'amasengesho, urazambaramo imbaraga zo gusana amago no gutunga bihereye mu rugo rwawe, bihereye mu bawe. Muri ibi bihe Imana ikwambike, igupfukurire iriba rikomoka ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, intebe amazi y'ubugingo, amazi y'imbaraga z'umwuka wera agutembemo, aguhembure, aguhagurutse, usoze icyo Imana yahamagaye gukora ku buzima, yaguhamagariye gukora mu gihe cyawe. Mu izina rya Yesu tugiye gusenga. Mana niwemere, Mana niwemere ko ubukene bumitana, niwemere ko aka kazi kagenda, hari ibintu ugomba kubwira Imana. Mana niwemere. Imana itemerera za gupfukura iriba ribeshaho biriya byose umwanzi ashaka kwica. Tugiye kubwira ngo Mana niwemere. Isengesho ryanjye uyu munsi ndavuga ngo Mana niwemere ko uyu mwene data akorwa n'isoni, niwemere ko urugo rusenyuka, niwemere ko amanika amaboko, niwemere ko ashoberwa, niwemere ko ananirwa kwiga, niwemere malembrada, niwemere ko yicwa n'inzara, niwemere ko agwa, niwemere ko ava mu byizerwa. Biragaragara ko wacitse intege, biragaragara ko usa nk'uwashakira igisubizo ahatari igisubizo. Mana niwemere ko uyu mwene data asubira inyuma, ko uyu mwene data agwa, ko uyu mwene data ananirwa. Mana niwemere. Ndasenga ngo Mana niwemere ko itoro rinanirwa, ndetse no muri ibi bihe tudateranira hafi. Mana niwemere ko umukumbi wawe usubira inyuma, niwemere ko abantu bava mu byizerwa, niwemere. Ndakwingize Mana niwemere. Niryo sengesho abakunzi bayo bakwiriye gusenga. Niwemere muri ibi bihe ko dutakaza abizera, ko dutakaza abana b'Imana, ko dutakaza abizeye Kristo, ko dutakaza umukumbi, kusubikwa amasega batwara. Mana niwemere ko barigwa n'amasega. Mana niwemere malemrata. Imana nangwa iri bubyemere. Reka ngo dusenga Imana. Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Israeli,
data nongeye kuza imbere yawe nsenga, niwemere uyu mwene data watakaje ibyiringiro ko yiyahura, niwemere ko uyu nguyu uri kundeba muri aka kanya asubira inyuma ajya kwicuruza, niwemere malembrata baba basende, niwemere ko ava mu byizerwa, niwemere ko ananirwa gusenga, niwemere ko azinuka ijambo ryawe, niwemere ko akonja, niwemere ko adohoka, niwemere ko asubira inyuma, niwemere ko umwanza murya, niwemere ko intare itonoma imugeraho, niwemere ramrata baba basende. Mana zigaba abana ba, mana twikira abana ba, mana mbika imbaraga abana ba, mana hagurutsa, mana koresha, mana subizamo imbaraga, malemrata baba basende. Mana ndasenze nsengera isengesho, umuntu wese umurikira reka hembuke, reka hagurutswe, reka yambara imbaraga nshya, reka yambara amavuta mashya, reka haguruke bushobozi, reka mana haguruke, reka yongere arwanye intambara nziza yo kwizera mu izina rya Yesu. Mana niwemere, mana niwemere, maleketekele mbrata, niwemere ko ananirwa papa, niwemere ko basubira inyuma papa, niwemere ko zisenyuka muri minsi baba, niwemere ko intonganya zikomeza gutwarira amago yabera, niwemere ramrata baba basende, niwemere maleketele broto, niwemere ko inama z'umwijima zifata intebe, niwemere ko inama zisenya amago zikomera, niwemere ko imigambi y'abarozi ihagarara, niwemere ramrakatele broto. Mana ndasenze, mana niwemere, ndakwinginze ngo gutabara kwe kugaragara, mana utabara, mana wigaragara, reka isoko y'amazi, reka mbanywe ku mazi y'ubugingo, reka basubirane imbaraga, reka habeho guhembuka, reka habeho guhagurutswa, reka habeho kugendererwa, reka habeho kugirirwa neza nawe, reka habeho malembrata, reka habeho gukira, reka habeho kubohoka, reka habeho kubona neza yawe mu izina rya Yesu. Manda turumugisha ku bwoko bwawe, manda turagukira ku bantu bawe, manda turakubohoka ku bwoko bwawe, manda turagusubizwa mu intege, gusubizwa mu imbaraga mu izina. Mana ndatura kubona inzira hatari inzira mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza ndasenze. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, haleluya. Imana irabakunda, Imana ari mubyemere, ntabwo uri mubyemere. Komeza uyiringire, komeza uyizere, iri mu ruhande rwawe, ntabwo izaguhana. Haleluya. Kugirirwa neza n'imbabazi. Amen. Shalom.